Muraho neza abakunzi bacu baradukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, aho tuba tuje gukosora ikizamini kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsinde ku manota hejuru kandi bitatugoye. Impamvu tuba tuje gukosora kino kizamini kiba kimaze gukorwa, ibibazo biragaruka, nugerwaho uzabona ibibazo byose warabibonyeho. Kanda subscribe aho hasi rero kugira ngo ikintu cyose nshyizeho ujye uhita ukibonera ku gihe kandi bitakugoye. Kode bazifunguye ukwezi kwa mbere, ukwa kabiri n'ukwa gatatu wasaba kode yaba yo ku ruhushya rwa burundu cyangwa se ku ruhushya rw'agateganyo. Nyandikira cyangwa umpamagare aka kanya kuri 0789 mufatire kode. Ukeneye kwiga amategeko y'umuhanda, ukeneye kwiga mudasobwa, aho waba rose mu gihugu turakwigisha, kaba mu buryo bwa online cyangwa se turi kumwe. Ndakeka ko wamaze gufata agapapuro, ndakeka ko wamaze gufata agakaramu, ndizera ko wamaze gukanda subscribe aho hasi. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Ese wowe turi gukosora na kino kizamini, iki cyapa urabona gifite ishusho? Ese ni mpande eshatu? Ese ni mpande enye cyangwa ni uruziga? Icyapa gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A. Ahegereye amasangano y'inzira nyabagendwa n'inzira ya gari ya moshi ibambiye. B. Inzira ibambiye imbere. C. Inzira itabambiye itanafunze. D. Imbere hari ikiraro cy'amatungo. Hano urabona izo kuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Ha iso cyukuri nta kindi ni A. Ahegereye amasangano y'inzira nyabagendwa n'inzira gari ya moshi ibambiye. Zira nzira za gari ya moshi, hari aho gari ya moshi ziba zigendesha ibintu bimeze nk'imipine, hari naho zigendesha ibintu bimeze nk'iminyururu. Hari zigendesha ibintu bimeze nk'iminyururu haba habambiye. Uzabirebe nko mu mafilime uzabona zira nzira za gari ya moshi ziba zikoze nk'urwego. Kuri aho urwego rukoze twavuga ko rubambiye. Rero na bino birango uri kubona ko harimo inzira za gari ya moshi ariko zibambiye. Ndakeka ko waramustamo A, ndizera ko waramuskenda kwa bapuro. Nkibutsa ko kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira umugenzi ko ari icyago, bakabikubwira hakiri kare kugira ngo uze kuhagera wamaze gufata ingamba. Ndakeka ko waramustamo A, ndizera ko waramuskandika ku gapapuro. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo ibinyabiziga biherekeranyije mu butumwa ntishobora gutonda uburebure burenga umurongo wa metero 500. Iyo bibaye bityo ibinyabiziga biherekeranyije mu butumwa bishobora kugabanywamo amatsinda atonze umurongo utarengeje metero 50 z'uburebure kandi hagati yayo hakaba byibura metero 50. Ariko ibyo ntibikurikizwa ku binyabiziga bikurikira. Niba ibinyabiziga byatonda umurongo urenze metero 500 babigabanyamo amatsinda. Iryo tsinda riba rigomba kuba ritarengeje metero 50 z'uburebure. Nura mwanya uri hagati y'itsinda riri imbere n'iriri inyuma byibura naho ukaba metero 50. Ariko ngo ibyo ntibikurikizwa ku binyabiziga bikurikira. Ibe binyabiziga hano dufite ibisubizo bine, hitamo kimwe. A. Ibinyabiziga bya polisi biherekeranyije. B. Ibinyabiziga by'abasirikare biherekeranyije mu nsisiro. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ibinyabiziga bya polisi biherekeranyije n'ibinyabiziga by'abasirikare biherekeranyije mu nsisiro bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Aho ni kuri C. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona izo cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cyukuri nta kindi ni B. Ibinyabiziga by'abasirikare biherekeje mu nsisiro. Ni ukuvuga ngo ibinyabiziga bitajya bigabanywamo amatsinda. Muri make nubwo byaba bitonze umurongo urenze metero 500 batagabanyamo amatsinda, aba ari ibinyabiziga by'abasirikare biherekeje mu nsisiro. Ndakeka ko waramustamo B, ndizera ko waramuskandika ku papuro. Utari wahisemo, ndizera ko n'ikimuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Murabizi intego yacu no gukora rimwe tugahita dutsinda. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo ubugari bwa romoroki ntiburenze ubugari bw'ikinyabiziga kikurura iyo ikurura n'ibinyabiziga bikurikira. Iyo ikurura n'ibihe binyabiziga? A. Igare. B. Velomoteri. C. Ipikipiki ifite akanyabiziga komeze ku ruhande rwayo. D. Nta kiso cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi.
ndakeka ko izo cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro, izo cyukuri nta kindi ni se ipikipiki ifite akanyabiziga gakometse ku ruhande rwayo. Ni ukuvuga ngo ubugari bwa romoroki. Romoroki ni cya kindi kiba kiri gukururwa, ntiburenze ubugari bw'ikinyabiziga kiyikurura, muri make ntiyarenga ubugari bw'ikinyabiziga kiri kuyikurura, iyo ikuruwe n'ipikipiki ifite akanyabiziga gakometse ku ruhande rwayo. Iyo pikipiki aba ari nka zino zisanzwe ariko ifite ikintu kimeze nk'igibogisi cyangwa cy'igisanduku mu mbavu, ubu ushobora gushyiramo imitwaro. Mu bihugu byateye imbere njya mbona bashyiramo n'abana, niyo bita ipikipiki ifite akanyabiziga gakometse ku ruhande rwayo. Nzayipostinga mu bintu nkunda gupostinga, ubusabwa gukanda subscribe kugira ngo ikintu cyose mpostinze ujye uhita ukibona ko nkishyizeho ukirebe. Ndahita nyipostinga urahita uyibona mu kanya. Ndakeka ko rero waramusamo se, ndizera ko waramusikandika ku papuro. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka waba urose mu gihugu. Tubwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufashe kubona kode mu gihe gito aho waba uri hose mu gihugu, yaba iyo ku ruhushya rwa burundu cyangwa ku ruhushya rw'agateganyo. Ukeneye kwiga turakwigisha, haba mu buryo bwa online cyangwa se turi kumwe, amategeko y'umuhanda cyangwa se mudasobwa, ukajya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda. Rero nimutwandikiye muduhamagare, ni kuri 0789531626. Ibyo byose tubibafashemo. Ikibazo cya kane kikabaza ngo iyo hatarimo indi myanya birabujijwe gutwara ku ntebe y'imbere y'imodoka abana badafite imyaka. Abana badafite imyaka ingana iki? A, imyaka 10, B, imyaka 12, C, imyaka 7, D, nta kibazo cy'ukuri kirimo. Hano urabona izo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Izo cyukuri nta kindi ni B, imyaka 12. Umwana udafite imyaka 12 kuzamura ntabwo aba yemerewe kwicara ku iriya ntebe yegeranye n'iy'umuyobozi w'ikinyabiziga aba yicaye. Murabizi abana barakubagana, ushobora kurangara gato agakubagana ugasanga guteje ibyago. Ibyo byago haba harimo n'ibyo kubura ubuzima, niyo mpamvu muba mugomba kwitonda. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo iyo umukumbi ugizwe n'amatungo maremare arenze 4 cyangwa amatungo magufi arenze 6 mu nzira nyabagendwa, iyo hatakibona neza ku buryo umuyobozi abona muri metero 200, ugomba kugaragazwa ku buryo bukurikira. Uwo mukumbi uba ugomba kugaragazwa ku buhe buryo? A, itara ry'urumuri rwera cyangwa rusa n'icunga rijije imbere y'umukumbi. B, itara ry'urumuri rutukura cyangwa umuhondo ritwawe inyuma y'umukumbi. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo A ikaba ari igisubizo cy'ukuri na B ikaba ari igisubizo cy'ukuri, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Izo cyukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Mwari mwabona umuntu ashoreye imikumbi iri kugaragazwa n'amatara? Oya. Ndakeka ko waramusamo rero D, ndizera ko waramusikandika ku gapapuro. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Ese urabona kino cyapa gifite ishusho? Ese ni uruziga? Ese ni mpande 3 cyangwa ni mpande 4? Icyapa gifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'umutuku n'ibirango by'umweru. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A, hanyurwa mu cyerekezo kimwe. B, ni hanyurwa. C, umuhanda udakomeza. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cyukuri nta kindi ni B, ntihanyurwa. Kino cyapa iyo ukibonye kubera ari wowe uri kukibona, ntihanyurwa ni wowe uri kukibona, ariko abo giteye umugongo uzabona bari kuvayo. Bakita mu ndimi z'amahanga ngo giye guca muri sens unique. Nyine ntabwo wemerewe kujyayo, ariko abayobozi b'ibinyabiziga bariyo uzabona bari kuvayo. Ariko kubera ari we kiri kureba, kiri kubwira ko hatanyurwa, ariko abo giteye umugongo n'ubundi ntabwo bazaba bari kukibona, bo bazaba bari kuvayo. Ndakeka ko waramusitamo B, ndizera ko waramusikandika ku gapapuro. Kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza. Murabizi tugira amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda: ibyapa bibuza, ibyapa byo gutambuka mbere, ibyapa biburira, ibyapa bitegeka n'ibyapa biranga. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo
ugeze ahari inzira y'abanyamaguru barindiye kwambuka, ntibatangiye kwambuka, wakora iki? Uri umuyobozi w'ikinyabiziga ugeze hariya hari inzira y'abanyamaguru cyangwa zebra cross, ugasanga barindiye kwambuka ariko ntibatangiye kwambuka. Ese wakora iki? Ese wakwitwara ute nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? A, kuvuza ihoni. B, kwihangana ugategereza. C, gukomeza. D, nta kiso cy'ukuri. Hano urabona ikiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko ikiso cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo maze kucyandika ku papuro. Hanze cy'ukuri nta kindi ni B, kwihangana ugategereza. Iyo ugeze hariya kuri zebra cross ugasanga hari abanyamaguru bategereje kwambuka, urihangana ugategereza ukareka bakabanza bakambuka, ukabona gukomeza urugendo rwawe kugira ngo adahita ajya mu muhanda kubera ko n'ubundi aba ari inzira bagenewe, ukabura mugonze. Urihangana ugategereza ukareka kambuka umuhanda, yamara kuwambuka ugakomeza urugendo rwawe. Ndakeka ko waramusamo B, ndizera ko waramusikandika ku gapapuro. Ikibazo cya munane kikabaza ngo igihe utwaye umuntu mu kinyabiziga cyawe akibagirwa kwambara umukandara wo kwirinda ibyago uba ugomba gukora iki? Utwaye umuntu mu kinyabiziga akibagirwa kwambara umukandara wo kwirinda ibyago. A, gukuramo umukandara wo kwirinda ibyago wambaye mukawambara mwembi. B, kubyirengagiza wizeye ko nta mpanuka muri bukore. C, funga cyane umukandara wo kwirinda ibyago wawe. D, kubibutsa kwambara umukandara wo kwirinda ibyago. Hano urabona ikiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko ikiso cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko ikiso cyanya cyo maze kucyandika ku papuro. Ikiso cy'ukuri nta kindi ni D, kubibutsa kwambara umukandara wo kwirinda ibyago. Niba utwaye abantu mu kinyabiziga cyawe bakibagirwa kwambara umukandara, urabibutsa ukabagira ati mwambara umukandara. Gukuramo umukandara wo kwirinda ibyago wambaye mukawambara mwembi ntibibaho, nta nubwo bishoboka. Kubyirengagiza wizeye ko nta mpanuka muri bukore, impamvu yitwa ko ari impanuka ni ibintu biza utabiteguye. Funga cyane umukandara wo kwirinda ibyago wawe, aho ngaho ubuzima bwabo ubugiye kubushyira mu kaga. Ikintu ugomba gukora ni kimwe, no kwibutsa kwambara umukandara wo kwirinda ibyago. Ugahita bagira ati mwibuke kwambara umukandara, mwambara umukandara, dutangire tugende. Ikibazo cya cyenda kikabaza ngo wakoze impanuka yo mu muhanda, ni ikihe cyangombwa polisi ishobora kugusaba kucyerekana? Hano ibisubizo bine hitamo kimwe. A, icyemezo cy'iyandikwa ry'ikinyabiziga. B, uruhushya rwa burundu rwo gutwara ikinyabiziga. C, uruhushya rw'agateganyo. D, imikorere y'ikinyabiziga. Hano urabona ikiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko ikiso cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko ikiso cyanya cyo maze kucyandika ku papuro. Hanze cy'ukuri nta kindi ni B, uruhushya rwa burundu rwo gutwara ikinyabiziga. Nicyo cyangombwa cya mbere bakwaka iyo wakoze impanuka. Bakavuga se ko wakoze impanuka koko yari impanuka, cyangwa nuko yagiye mu muhanda n'ubundi adafite ibyangombwa bimwemerera gutwara, muri make atazi gutwara. Rero bahita bagusaba uruhushya rwa burundu rwo gutwara ikinyabiziga. Ndakeka ko waramusamo B, ndizera ko waramusikandika ku gapapuro. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Kino cyapa ese urabona gifite ishusho? Icyapa gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Hari igihe bavuga ngo icyapa gifite ishusho ya mpande eshatu mu ibara ritukura, ni kimwe no kuvuga ngo ni mpande eshatu umuzenguruko w'umutuku. Hari igihe bavuga ngo ubuso bwera, ni kimwe no kuvuga ngo ubuso bw'umweru. Ibirango byo ni ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A, aho banyura bazengurutse. B, cyerekana umuhanda w'ibisate bitatu. C, cyerekana ahegereye inkomane. D, nta kiso cy'ukuri kirimo. Hano urabona ikiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko ikiso cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko ikiso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Ikiso cy'ukuri nta kindi ni A, aho banyura bazengurutse. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira bari kuvuga ko ugiye kugera aho banyura bazengurutse. Hari n'ikindi muzabona cyo gitegeka, kiba gifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru, nacyo kivuga ngo inkomane banyuramo bazengurutse, ariko cyo kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bitegeka. Kino kiraburira, bari kukubwira ko ugiye kugera aho banyura bazengurutse, bari kukuburira. Birashoboka ko ushobora no kuhaca utazengurutse cyangwa uhita uca mu wundi muhanda, ariko bari kukubwira ko ugiye kuhagera.
bari kukumenyesha, bari kukuburira. Ariko kiriya gitegeka cyo ntubonamo kivuga ngo inkomane banyuramo bazengurutse, kiriya cyo kiba kiri kuvuga ko ugomba kuhaca ubanje wazenguruka, kubera ko icyo cyapa cyo kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bitegeka. Ndakeka ko rero hano waramutamo A, ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora icyo kindi nkubwiye, ukamenya n'ahantu bitandukaniye. Kimwe kiraburira, bari kukuburira hakiri kare ko ugiye kugera aho banyura bazengurutse, ikindi cyo kiri kugutegeka ko ugomba kuhaca ubanje wazenguruka. Naho biba bitandukaniye. Ndizera ko waramutamo A, ndizera ko waramutse ukandika ku gapapuro. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo imizigo igizwe n'ibinyampeke, ikawa, amakara, ubwatsi bw'amatungo bidahambiriye, ubugari bwayo bushobora kugera kuri metero 2 na santimetero 75, ariko iyo mizigo ijyanwa mu karere katarenga kilometero 25 uvuye aho yapakiriye, usibye mu nsisiro ubugari bwayo bushobora kugera ku bipimo bikurikira. Usibye mu nsisiro ubugari bwayo bushobora kugera ku bihe bipimo: A, metero 4, B, metero 3 na santimetero 50, C, metero 3, D nta kibazo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko izo cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni C, kuri metero 3 biva kuri metero 2 na santimetero 75 bigahita bigera kuri metero 3. Mbibusa ko kode ziri kuboneka zaba izo ku rushya rwa burundu cyangwa ku rushya rw'agateganyo mu turere twose. Nyandikira cyangwa umamagare nkushakire kode nziza, ni kuri 0789351626 bigukorere aka kanya. Umbwira akarere ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka, nkahita nkufatira kode ukambwira se niyo ku rushya rwa burundu cyangwa niyo ku rushya rw'agateganyo. Ku rushya rwa burundu kategori zose kode ziri kuboneka. Ukeneye kwiga ukazakora rimwe ugahita utsinda, haba mu buryo bwa online aho ni ku bantu bari kure, cyangwa se turi kumwe ndakwigisha ukazagenda ugakora rimwe ugahita utsinda. Nyandikira cyangwa umpamagare kuri izo nimero nkwigishe ujye mu kizamini ukore rimwe uhita utsinda. Amategeko y'umuhanda cyangwa se mudasobwa cyangwa se computer. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo amatara maremare y'ibara ryera cyangwa y'umuhondo agomba nijoro ijuru rikeye kumurika mu ntera ikurikira ku binyabiziga bifite moteri itarengeje ingufu zigera kuri santimetero kibe 125. Ana matara maremare y'ibara ryera cyangwa y'umuhondo aba yamurika mu ntera ingana iki? Ni nijoro igihe ijuru rikeye. Birashoboka ko ari na saa 6 z'ijoro, ariko mu kirere nta gicu kibuditse kirimo. Mu ntera ingana iki? A, metero 100, B, metero 75, C, metero 25, D nta kiso cy'ukuri kirimo. Hano urabona ikiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni B, muri metero 75. Amatara maremare y'ibara ryera cyangwa y'umuhondo ubundi amurika muri metero 100, amatara maremare. Ariko iyo bashyizeho kondisiyo y'ayo matara maremare y'ikinyabiziga runaka, batubwiye ngo ni ku binyabiziga bifite moteri itarengeje ingufu zigera kuri santimetero kibe 125, aba ari metero 75. Ariko bakojeje ngo amatara maremare y'ibara ryera cyangwa y'umuhondo amurika mu ntera ingana iki? Ari muri metero 100. Ariko kwa bino binyabiziga byo bafite ingufu zigera kuri santimetero 125, aba ari muri metero 75. Ndakeka ko waramusamo B, ndizera ko waramusikane kwa papuro. Baramutse babihinduye bambikubwiye hakiri kare kugira ngo uhite ubikora. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 13 kikarabaza ngo iyo kuva bwije kugeza bukeye cyangwa bitewe nuko ibintu bimeze bitagishoboka kubona muri metero 200, ibinyabiziga cyangwa imitwaro bifite ubugari burenga metero 2.50 iyo bigenda mu nzira nyabagendwa bigaragazwa ku buryo bukurikira. Bitagishoboka kubona neza muri metero 200, wenda se ni gihe cy'imvura hari ibihu byinshi, cyangwa se ni gihe cy'izuba hari umukungugu mwinshi, umuyobozi w'ikinyabiziga atabasha kureba neza muri metero 200, hari ukuntu biba bigomba kugaragazwa. Bigaragazwa gute? A, inyuma ni amatara 2 atukura. B, iyo bibaye ngombwa no ku mpera y'amabondo y'ikinyabiziga cyangwa y'imitwaro ni itara ndangaburumba risa n'icunga rishe cyangwa ry'umuhondo. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri, D nta kiso cy'ukuri kirimo.
ese biba bigomba kugaragazwa gute? Tegereze neza. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Inyuma ni amatara abiri atukura kugira ngo abayobozi b'ibinyabiziga baturuka inyuma baze kubona ko iyo modoka ihari, icyo kinyabiziga gihari. Iyo bibaye ngombwa no ku mpera y'amabondo y'ikinyabiziga cyangwa y'imitwaro, ni itara ndangaburumbarare risa n'icunga rishije cyangwa se itara ndangaburumbarare risa umuhondo. Ndakeka ko waramutamo C, ndizera ko waramutse kwandika ku papuro. Wari wahisemo A iba ari iso cy'ukuri ariko nta manota baguha, wari wahisemo B iba ari iso cy'ukuri ariko nta manota baguha, ugomba guhitamo C ivuga ko A na B ari ibisubizo bya nyabyo. Nkwibutsa ko ibibazo biragaruka, nugerwa mu kizami cyawe uzabona ibibazo byose warabibonyeho. Ni ingenzi kujya ubonera ku gihe kino kizamini kiba kimaze gukorwa, ukanda subscribe aho hasi. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo kunyura ku binyabiziga bindi uretse ikibiziga bibiri bibujwe aha hakurikira: hehe? A hafi y'iteme iyo hari umuhanda ufunganye, B hafi y'aho abanyamaguru banyura, C hafi y'ibice by'umuhanda bimeze nabi, D ibisubizo byose ni ukuri. A ikaba ari iso cy'ukuri, B ikaba ari iso cy'ukuri, ndetse na C ikaba ari igisubizo cya nyacyo. Hano urabona iso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hari iso cy'ukuri nta kindi ni D, ibisubizo byose ni ukuri. Hafi y'iteme iyo hari umuhanda ufunganye, hafi y'abanyamaguru banyura, ndetse na hafi y'ibice by'umuhanda bimeze nabi, uba ubujijwe kunyura ku bindi binyabiziga, uba ubujijwe kudepasa amakamyo, uba ubujijwe kudepasa imodoka. Ikinyabiziga uba wemerewe kuba wanyuraho ni ikibiziga bibiri, harimo nka za velomoteri, amapikipiki adafite akanyabiziga ku ruhande, n'amagare. Byo uba wemerewe kuba wabinyuraho, ariko ukaba ubujijwe kunyura ku bindi binyabiziga bindi. Ndakeka ko waramutamo D, ndizera ko waramutse kwandika ku papuro. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo iyo nta mategeko awugabanya by'umwihariko umuvuduko ntarengwa ku modoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange ni nuhe muvuduko? A kilometero 60 mu isaha, B kilometero 40 mu isaha, C kilometero 25 mu isaha, D kilometero 20 mu isaha. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hari iso cy'ukuri nta kindi ni A kilometero 60 mu isaha. Iyo nta mategeko awugabanya wamariyemo, umuvuduko ntarengwa kwa ziriya modoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange ugomba kutarenga kilometero 60 mu isaha. Noneho ku mavatiri y'ifasi aba ari kilometero 75 mu isaha. Noneho kwa ziriya modoka zidafite ibizibuza kwiceka kubera ko ariko zakozwe aba ari kilometero 25 mu isaha. Ibyo byose mba bivuze hakiri kare kugira ngo uhure nabyo ubifite amakuru, ujye mu kizamukorere mu itsinda. Murabizi niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College TV. Ndakeka ko waramutamo A, ndizera ko waramutse kwandika ku papuro. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo romoroki zifite ubugari ntarengwa bwa santimetero 80 zishobora gushyirwaho akagarurumuri kamwe gusa iyo zikuruwe n'ibinyabiziga bikurikira. Zikuruwe n'ibihe binyabiziga? Hano dufite ibisubizo bine: A velomoteri, B ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande, C amavatiri y'ifasi, D nta iso cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hari iso cy'ukuri nta kindi ni B ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande. Ndakeka ko waramutamo B, ndizera ko waramutse kwandika ku papuro. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo amatara maremare y'ibara ryera cyangwa y'umuhondo agomba nijoro ijuru rikeye kumurika mu muhanda mu ntera ya metero 100 nibura imbere y'ikinyabiziga, ariko ku binyabiziga bifite moteri itarengeje za santimetero kibe 125 igira ibipimo bikurikira. Iba yagira ibihe bipimo? A metero 200, B metero 100, C metero 85, D nta iso cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi.
Ndakeka ko izo cyukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro, hari izo cyukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Nibyo nababwiraga, amatara maremare y'ibara ryera cyangwa y'umuhondo aba agomba kumurika mu ntera ingana na metero 100 imbere y'ikinyabiziga, ariko ku binyabiziga bifite moteri itarengeje za santimetero kibe 125, iyo ntera iba ingana na ki twari twabibonye mu kibazo batubajijeho mbere, iba ingana na metero 75. Hano rero bagihinduye baravuga ngo A metero 200, B metero 100, C metero 85, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano rero nta gisubizo cy'ukuri kirimo kubera ko cyakagombye kujya igisubizo cya nyacyo aba ari metero 75. Hano hari metero 75 uri kubonamo, oya ubwo ni ikiramuka kije mu kizamini wakora mu kanya, ndizera ko urahita ugikora. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara, kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Hano dufite ibisubizo bine, hitamo kimwe. A hanyurwa na velomoteri gusa, B nta modoka, C hanyurwa n'imodoka gusa, D ntihanyurwa n'amapikipiki. Hano urabona iso cyukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro, hari iso cyukuri nta kindi ni D, ntihanyurwa n'amapikipiki. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza. Ubundi kugira ngo umenye icyapa usobanura bwacyo uramaze ukamenya ese kibarizwa muri itsinda. Iyo wamaze kumenya itsinda kibarizwamo biba byagufasha gutahura igisubizo cya nyacyo. Kino kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza, ikintu cyose kiri mu kirango bari kukibuza. Iyo harimo ipikipiki ntihanyurwa n'amapikipiki, harimo velomoteri ntihanyurwa na velomoteri, harimo za modoka zagenewe gutwara ibicuruzwa abari ntihanyurwa n'ibinyabiziga bigenewe gutwara ibicuruzwa. Rero hano harimo ipikipiki, niyo mpamvu twahisemo D. Ivuga ko hatanyurwa n'amapikipiki, niyo mpamvu twayanditse ku gapapuro. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo iyo akanyabiziga gasunikwa cyangwa ibyo gatwaye bidatuma umuyobozi abona neza imbere ye, uwo muyobozi agomba gukora ibi bikurikira. Uwo muyobozi aba agomba gukora iki? A gushaka umuherekeza, B gukurura ikinyabiziga cye, C A na B ni ibisubizo by'ukuri, gushaka umuherekeza cyangwa gukurura ikinyabiziga cye, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro, hari iso cy'ukuri nta kindi ni B gukurura ikinyabiziga cye. Hari igihe bavuga tuno tunyabiziga ugahita wumva ngo ni imodoka, ngo ni ikamyo. Oya, birashoboka ko ushobora kujya no muri supermarket ugahaha ibicuruzwa, wamara guhaha ukabona ibyo utwaye washyize kuri twa tuntu basunika ntibiri gutuma ureba imbere neza, ushaka kujya imbere ugakurura ku kanyabiziga. Ndakeka ko waramutamo B. Rero were kujya uhita ugira ngo ubwo ni imodoka, ubwo ni ikamyo. Oya, birashoboka ko ari na turiya two muri supermarket cyangwa utundi twose, iyo turi ibyo utwayeho biri gutuma utareba imbere neza, ugomba gukurura ku kanyabiziga ukajya imbere ukagakurura. Ndakeka ko waramutamo B, ndizera ko waramutse ukiyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 20 ni nacyo cya nyuma cyabajwe mu kino kizamini cy'umunsi, kirabaza ngo uretse igihe hari amategeko yihariye akurikizwa muri ako karere cyangwa imitunganyirize bwite yaho, ikinyabiziga cyose cyangwa inyamaswa ihagaze umwanya muto cyangwa munini igomba kuba iri aha hakurikira. Ibigomba kuba iri he? Hano ibisubizo bine baduhaye, hitamo kimwe. A mu kaboko k'iburyo hakurikijwe aho yaganaga, uretse igihe ari mu muhanda w'icyerekezo kimwe. Bibutsa ko umuhanda w'icyerekezo kimwe ni wa muhanda iyo wamaze kwinjizamo ikinyabiziga cyawe ntabwo uba wemerewe gukata ngo usubire inyuma, ariko nawe mu gihe uri kugendamo nta kindi kinyabiziga mwigera muhura, ukomeza imbere, ni icyerekezo kimwe. B ahegereye bishobotse akayira k'abanyamaguru iyo umuhanda ugafite, ariko umwanya w'ibiziga n'akayira ntube urenga santimetero 50. C A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A ikaba ari iso cy'ukuri na B ikaba ari iso cy'ukuri, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo,
Ndizera ko iso cyanya cyo maze kucyandika ku papuro hazo cyukuri nta kindi ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. A mu kaboko k'iburyo hakurikijwe aho yaganaga uretse igihe ari mu muhanda w'icyerekezo kimwe bari kuvuga ku nyamaswa ni igisozo cy'ukuri. B ahegere bishobose akayira k'abanyamaguru iyo umuhanda ugafite ari ku mwanya w'ibiziga n'akayira ntube urenga santimetero 50 aho bari kuvuga ku kinyabiziga. Ndakeka ko waramutamo C, ndizera ko waramuskane ku papuro. Wari wahisemo A ibari iso cy'ukuri ariko nta manota baguha, wari wahisemo B ibari iso cy'ukuri ariko nta manota baguha. Ugomba guhitamo C ivuga ko A na B ari biso byanyabyo kubera ko ni systeme iba iri kugukosora. Ndizera ko kino kizamini dukosoye hari ikintu kigufashije, kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ujye uhita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icyambere, amasomo agenda bashyiriraho agenda bafasha kumva neza bino bibazo byabajijwe na bira bibazo nkunda gupostinga gukunda kuza mu kizame. Ushaka kode yabyo ku rushya rwa burundu cyangwa ku rushya rw'agateganyo nyandikira cyangwa umamagare ni kuri 0789 ubwira kare ushaka gukoreramo itariki ushaka n'isaha ushaka, mufatire kode aho waba uri hose mu gihugu. Ukeneye kwiga turakwigisha mu buryo bwa online, aho ni ku bantu bari kure cyangwa se turi kumwe, aho ni ku bantu bari hafi hano mu mujyi wa Kigali. Ariko ku bantu bari kure cyangwa uri hafi ariko ufite nk'akazi katakukunda kuza twigane mu shuri tukwigisha online nawe ukazakora rimwe ugahita utsinda. Rero mutwari cyangwa muduhamagare tubigisha amategeko y'umuhanda, tubigishe mudasobwa, mujye mu kizamini mukora rimwe muhita mutsinda. Ndabakunda cyane, Imana ibamugisha, mugire ibihe byiza, abari hafi gukora amahirwe masa.